Regiyo Mariya. Igitabo gisobanura regiyo ya Mariya. Umugereka wa 11. Incamake yerekana uruhare rutagira uko rusa Bikira Mariya yagize mu mugambi wo gukiza bene muntu. Iyi nyandiko babishatse ishobora kwifashishwa mu gihe cyo kwiyegurira Mariya, bikozwe ku buryo bwa rusange igihe cya HGS cyangwa mu bindi bihe, ariko hakuwemo ibivugwa mu gika cya mbere. Mwamikazi wacu ukaba n'umubyeyi wacu. Umwanya muto twamaze imbere y'ibendera ryawe watwemereye gusa ko tukubwira amagambo make akugaragariza urukundo tugufitiye. Ubu noneho dushobora kukubwira iki turi ku mutima twisanzuye no guhindura igikorwa cyacu cyoroheje cyo kukwiyegurira, kikaba uburyo bwuzuye bwo guhamya ukwemera tugufitiye. Tuzi neza inshingano itagereranywa dufite yo kugushimira. Waduhaye Yezu we soko y'ibyiza byose. Iyo tutakugira tuba tukiri mu mwijima y'isi yavumwe, ikigengwa n'iteka ry'urupfu yaciriwe. Ubuntu n'impuhwe by'Imana byemeye kudukiza iyo nyenga y'ibyago n'ako kaga gakomeye. Imana yanejejwe no kukwifashisha kugira ngo yuzuze uwo mugambi w'impuhwe, maze iguha kugira uruhare rutagereranywa mu mugambi wayo. Nubwo wakomeje kugengwa n'umucunguzi, wahindutse umufasha we wa hafi cyane kurusha ibindi biremwa byose. Bigeza ndetse aho wabaye ngombwa ngo uwo mugambi ubashe gusohozwa. Mu bihe byose wari hamwe nawe mu gitekerezo cy'ubutatu butagatifu, musangiye umugambi. Igihe yahanurwaga nibwo nawe watangajwe nk'umugore uzamubyara. Uba wiyunze nawe mu masengesho y'abategereje ihindukira rye. Ubu uri hamwe nawe mu nema y'ubutasamanywa icyaha bwagucunguye ku buryo butangaje. Wakomeje kuba hamwe nawe mu mayobera yose y'ubuzima bwe hano ku isi, kuva wabwirwa na marayika kugeza ubwo Yezu we yabambwe agapfira ku musaraba. Uri hamwe nawe mu ikuzo ry'ijuru kuva ubwo ujyanywe mu ijuru, wicaye iruhande rw'intebe ye y'ikuzo kandi ugaba inema hamwe nawe. Muri bene muntu ni wowe wenyine utagira inenge y'icyaha, kandi wagize ukwemera kwakugize Eva mushya, maze ufatanyije na Adamu mushya muzahura isi yari yarohamye. Muri bene uwo muntu wowe wenyine utagira inenge y'icyaha, kandi wagize ukwemera kwakugize Eva mushya, maze ufatanyije na Adamu mushya muzahura isi yari yaroramye. Isengesho ryawe n'ubundi ryari ryuzuye Roho Mutagatifu, yazanye Yezu ku isi. Wamusamye mu nda yawe no mu gushaka kwawe, wamwonkeje ibere ryawe, wamugaragarije urukundo rwawe ntagereranywa, maze uramurera utuma akura mu myaka, mu mbaraga no mu bwitonzi. Koko wakuremye kugira ishusho ya muntu, maze igihe cyagenwe ngo yitangeho igitambo kigeze, wemera nta gahato ko iyo ntama y'Imana isohoza ubutumwa bwayo, maze ikakwitangira ipfira kuri Karuvariyo. Wemera gusangira nawe ubwo bubabare bwe bukabije, uburyo mwari gupfana mwembi utaza kugumishwa ku isi, kugira ngo ugaragarize urukundo rwawe rwa kibyeyi kiliziya ye yariho ivuka. Ubwo wowe nawe mwabaye indatana bigeza no mu gucungura abantu, wakomeje kuba hamwe nawe, umugirira akamaro kanini mu gutanga umukiro. Ububyeyi bwawe bwaragutse kugira ngo bwakire abo yapfiriye bose. Wita kibyeyi ku bantu bose nk'uko witaye ku mwana wawe, kuko turi muri we. Buri wese akomeje kwiringira urukundo rwawe, rwihangana kuzageza igihe uzamubyarira mu buzima bw'iteka. Uwo wifujwe n'Imana ngo ube igikoresho cyayo kuri buri ntera cyo kuzuza umugambi wo gukizwa kwacu, maze ukaba warabonetse mu bice byawo byose. Ni nako ntawe twifuza kugaragara mu masengesho yose dutura. Ni nako natwe twifuza ko ugaragara mu masengesho yose dutura Imana.
tugomba kwemera ibyo wakoze tubihamisha ukwemera kwacu, urukundo rwacu n'imirimo yacu, tugerageza kukugaragariza ishimwe ryacu. Ubwo tumaze kukwemerera n'ubwiyoroshye umwenda utagira ingano tukurimo, twavuga iki kindi kitari ugusubiramo tubikuye ku mutima y'amagambo akurikira agira ati: turi abawe rwose mwamikazi wacu kandi mubyeyi wacu, ibyo dutunze byose ni ibyawe. N'ubwa mbere inama nkuru ya Kiliziya itangariza abakristo incamake irambuye mu nyigisho ya Kiliziya, igaragaza umwanya Mariya afite mu iyobera rya Kristo n'irya Kiliziya, ariko byo bihuye n'intego inama nkuru ya Kiliziya yihaye yo kugaragaza isura ya Kiliziya ntagatifu, kuko Mariya yunze ubumwe na Kiliziya ku buryo buhebuje, nk'uko byamamajwe ku buryo bushimishije. Mariya ni igice cya Kiliziya kinini kuruta ibindi, kibirusha ubwiza, igice cyayo cyihariye kandi cyatoranyijwe, Rupert de Apoc. Mu by'ukuri Kiliziya ntigaragazwa gusa n'inzego nyobozi zayo, liturujia yayo, amasakaramentu yayo, amabwiriza n'amategeko yayo, ahubwo ahiganje, ikura gukiza no gutagatifuza, n'ubumwe mayori ifitanye na Kristo, ubumwe bwayo buhamye, ubumwe bwayo buhambaye, isoko yibanze y'ububasha bwayo butagatifuza, bishakirwa mu bumwe nyabwo mayobera ifitanye na Kristo, ubumwe tudashobora kwiyumvisha turamutse twigijeho Mariya umubyeyi we, tudashobora kwiyumvisha mu gihe twiyibagiza nyina wa Jambo wigize umuntu, mu gihe Yezu Kristo we yifuje ko bafatanya kuducungura. Ngiyo impamvu Kiliziya ihora irangamiye urukundo rwinshi byiza Imana yagiriye umubyeyi wayo mutagatifu. Byongeye kandi ubumenyi bw'inyigisho nyazo ya Kiliziya, byongeye kandi ubumenyi bw'inyigisho nyayo ya Kiliziya ku byerekeranye na Bikira Mariya iteka, buzahora ari urufunguzo rutuma umuntu asobanukirwa nyabyo n'iyobera rya Kristo n'irya Kiliziya. Rero ni ukubera ikuzo rya Kristo n'umugisha wacu dutangaza ko Bikira Mariya mutagatifu rwose ari umubyeyi wa Kiliziya, ni ukuvuga umubyeyi w'umuryango w'Imana wose, isoko yibanze y'ububasha bwayo butagatifu bushakirwa mu bumwe nyabwo mayobera. Mariya rero ni ukubera ikuzo rya Kristo n'umugisha wacu dutangaza ko Bikira Mariya mutagatifu rwose ari umubyeyi wa Kiliziya, ni ukuvuga umubyeyi w'umuryango w'Imana wose, isoko yibanze y'ububasha bwayo butagatifu bishakirwa mu bumwe nyabwo mayobera ifitanye na Kristo, ubumwe tudashobora kwiyumvisha turamutse twigijeho Bikira Mariya, twigijeho Mariya umubyeyi wa Jambo wigize umuntu, baba bemera basanzwe, baba abashumba bayo. Papa Paulo wa gatandatu ijambo yavugiye mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri, ayo magambo ya Papa ntakubiye muri iyi ncamake.